Turiga amarembo umunani ibyaha byinjiriramo. Icyaha ni ukurenga ku mategeko cyangwa se kurenga imipaka yagenwe n'Imana. Icyaha kandi ni ukwigomeka ku Mana. Icyaha ni uguhindukira ukava ku byo Imana igusaba. Icyaha kandi ni ukutumvira Imana. Ibyaha bishobora kubabaza impande zitatu zikurikira. Uruhande rwa mbere, ibyaha bibabaza Imana. Samweli wa mbere ibice 12 umurongo wa 23, n'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 15 umurongo waho wa 18. Icya kabiri, ibyaha bishobora kubabaza abandi bantu. Matayo ibice 18 umurongo wa 21, n'Abakorinto ba mbere ibice 8 umurongo wa 12. Haravuga ngo nuko ubwo mucumura kuri bene data mugakomeretsa imitima yabo idakomeye, muba mucumuye no kuri Kristo. Icya gatatu, ibyaha bibabaza umuntu ubwe ku giti cye. Imigani ibice 6 umurongo waho wa 32, haravuga ngo usambana n'umugore nta mutima afite, ugenza atyo aba arimbuye ubugingo bwe. Amarembo umunani ibyaha byinjiriramo. Irembo rya mbere ni ibyaha bikorerwa mu mwuka. Icya mbere ni ubwirasi. Yesaya ibice 9 umurongo wa 9. Yesaya kandi ibice 16 umurongo waho wa 6. Icya kabiri ni ukwibwira yuko uruta abandi. Icya gatatu ni ishari. Imigani ibice 27 umurongo wa 4. Icya kane ni ukutava ku izima. Matayo ibice 13 umurongo waho wa 58. Abaroma ibice 15 umurongo waho wa 31. Irembo rya kabiri ibyaha byinjiriramo ni ibyaha bikorerwa mu mubiri. Icya mbere ni indambi. Abafilipi ibice 3 umurongo waho wa 2. Icya kabiri ni ibitotsi. Abaefeso ibice 5 umurongo waho wa 14. Aravuga ngo nico gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Zakariyasi yaravuze ngo umukristo wese agomba kuryama amasaha 4. Ibitotsi ni umwanzi w'ikanguro ryera. Icya kane, ibyaha bikorerwa mu mubiri ni ukwikunda. Icya gatanu ni ukwihungura ubusa. Irembo rya gatatu ibyaha byinjiriramo ni ibyaha bikorerwa mu nyama. Icya mbere ni ubusambanyi. Abakorinto ba mbere ibice 5 umurongo wa 1. Icya kabiri, ibyaha bikorerwa mu nyama ni umwanda. Ni amaganya ya Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 9. Icya gatatu ni ukuroga cyangwa se gusenga ibigirwamana. Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 20. Irembo rya kane ibyaha byinjiriramo ni ibyaha bikorerwa mu kutumvira ubushake bw'Imana. Icya mbere ni ugutandukana n'Imana cyangwa se ni urukuta hagati y'abantu n'Imana. Abaroma ibice 5 umurongo waho wa 19. Irembo rya gatanu ibyaha byinjiriramo ni ibyaha byo kudaha Imana ibyayo. Irembo rya gatandatu ibyaha byinjiriramo ni ibyaha byo gutahura gukiranirwa ariko ukanga kwihana. Irembo rya karindwi ibyaha byinjiriramo ni ibyaha bikorerwa mu bugingo cyangwa se mu bitekerezo. Irembo rya munani ibyaha byinjiriramo ni ibyaha bikorerwa mu miterere cyangwa se muri karagiteri z'umuntu.